Abaturage bari hirya no hino mu gihugu bavuga ko bafite icyizere gikomeye perezida watowe ari we nyakubahwa Paul Kagame ko muri imyaka 5 iri imbere azabageza ku mibereho myiza n'iterambere ry'ubukungu kurusha uko byagenze no mu bihe byatambutse. Placide Ngirishuti afite ibindi kuri iyi nkuru. Bamwe mu baturage baganiriye na radio na televiziyo by'igihugu nyuma yo kumenya ko Perezida Paul Kagame yongeye gutorwa batubwiye ko bishimiye kuba yatsinze amatora kandi ikizere basanzwe bamufitiye kibereka ko iterambere rigiye gukomeza kwihuta kurushaho uko byagenze mu bishize. Imihanda myinshi yarakozwe ariko ntitware kwirengagiza ko hari indi tarakorwa. Icyo twamusaba cyane n'abagenzi banjye kandi n'abafite aho bahurira no gutwara ibinyabiziga no gukomeza kwagura imihanda kugira ngo tubashe kugenda mu mihanda dufite ubwisanzure buhagije kandi mu mihanda imeze neza. Nubwo uyu muturage yifuza ko ibikorwa remezo nk'imihanda byakomeza kubakwa, hari n'abakora mu rwego rw'ubuhinzi nabo bavuga ko hari byinshi bagezeho ariko bakaba bizeye ko muri iyi myaka 5 iri imbere bazarushaho guhangana n'ingaruka zituruka ku mihindagurikire y'ikirere nk'ikibazo cy'ingutu kibangamiye ubuhinzi. Nyine natwe kuhira biratugora, dushaka ibyo tuvomesha bikatugora, twagira ngo nyine bagira uko batugenza tujye tubona uko duhinga tukeza neza. Haba igihe nk'ubu ngubu ubushobozi buba ari bukeya, amapombo yo kuba twakuhira imyaka nko muri iki gihe cy'izuba, ibyo nabyo bigenda bitubangamira. Hifuza ko wenda nibura baje badutera inkunga tukabona ziriya mashini zuhira. Urwego rw'ubuhinzi ni inkingi ikomeye mu bukungu ariko rufashwa n'izindi nzego nk'inganda ndetse na serivisi. Ibi byose bikaba bigomba gukorwa mu gihugu gifite umutekano uhagije. Ibi ni byo abasesengura iby'ubukungu baheraho bavuga ko mu myaka 5 iri imbere umutekano nawo ugomba gukomeza kwibandwaho. Kwizera Seth akuriye ihoro ry'abashakashatsi kuri politike z'ubukungu IPRN Rwanda. Umutekano iyo turebye nkuko mukuru w'igihugu yabivuze ibyakozwe ni byinshi ariko n'ubundi niteze ko tuzakomeza kugira igihugu kirangwa n'umutekano kugira ngo bibashe guha abikorera aho gukorera hatekanye binakurure n'abandi bashoramari baturutse hanze bazana amafaranga gushora mu gihugu cyacu. Nibyo mbona mu by'ukuri nakwitega muri imyaka 5 iri imbere. Ibirebana n'umutekano ni kenshi umukuru w'igihugu yakunze kubigarukaho, yizeza abanyarwanda ko bakwiye kuryama bagasinzira. Aha yari mu kiganiro aherutse kugirana n'abakoresha imbuga nkoranyambaga n'abanyamakuru ku murindi wa Byumba. Ko igihugu cyacu gikora ari abakirinda ku buryo bw'umwuga w'umwihariko umutekano warwo birakora kandi ntabwo ari aba bantu bambaye iriya myenda gusa bijyanye n'umurimo bakora. Buriya ibikorwa bishingira no mu baturage, bakorana n'abaturage hose. Imwe mu migabo n'imigambi y'umuryango FPR Inkotanyi ndetse na Perezida Kagame muri imyaka 5 iri imbere no gukomeza kwihutisha ubukungu bw'u Rwanda. Kimwe mu bizatuma ubukungu bw'u Rwanda bwiyongera no gukomeza kubaka ibikorwa remezo byinshi harimo imihanda nk'iyi ngiyi, kimwe mu bikurura abashoramari b'abanyamahanga kuza ari benshi gukorera mu Rwanda. Placide Nyinshuti, Televiziyo y'u Rwanda i Kigali.